oya Noheli ntabwo tuzamujyana Noheli ntabwo azamerekeza mujya kwirega njye ndabyanze Noheli ashobora kugera iwanyu akavuga biriya bigambo byiwe yavuze ko wayimuguriye ariko nawe iyo shati imazemo nk'iminsi nk'itatu uvugisha ukuri yaka ujya uvugisha ukuri irameshe amubajije ngo harimo amafaranga niga Siraje wabivuze ariko nese Noheli ni umunyamakuru aho kuki ijambo Noheli riza buri kanya ntabwo rero wabimbaje Noheli yakamwa ndahari Noheli nta bwenge afite bwo kumbaza cya kibazo kuki ugarura Noheli vuba vuba yakamwa umugore yapfa nge nakuramo yakamwa nukuri kuma yaka nacha buri wese n'ibitekerezo bye yakamwa nshaka kuba mukunda atangwa yaka nukuri ko nonge mbisore wowe urindyarya yaka yesta bavuze ngo mama wanjye nawe hapfe mumwe wapfa ukagenda mama wanjye agasigara kabone undi nkashaka undi mugore sawa umugore yaje kandi nyina w'umuntu Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza mwese abakoze subscribe kuri Epic Media TV. Nge nitwa Atiote, ndi kumwe na Nzovu, ndi kumwe kandi na madamu we ndetse na madamu Yaka. Nzovu meze neza? Meze neza, ndi wane meze neza, urabona u Rwanda cye kimeze neza, nta zuba nta mvura. Mbere na mbere banze wihangane, kipe yawe Murera yarayikubiswe. Biriya ntaho bitaba abirirwa babunze ubugambo ngo ngewe ngo ntera umwako ikipe Rayon Sports nge ntago mbona nagiye mu kibuga ntago nkina nimba kandi biriya uko bavuze none se bavuze ngo ukinjira harya emirake reka mbabyize ukuri imbere y'Imana ya kipe ahubwira nakina n'uyu munsi yo muri Sudani yego idukubita ibitego 4 ku busa nari nagiyeyo ntago wari wagiye nge simba nagiye mu kibuga nimba cyokora ndashimira ikipe yanjye kunejo yakinye cyana polisi yagaze mbikubwe ni igitego cya penalty muze muvuga niyo penalty bashaka bana yitwi igiye gukina nazaza ngoma mu rugo nkareba nese Nzovu wari wajya kureba match ya Rayon Sports ugataha mwatsinze kubera ikese uwe mukino twicaye mu kiganiro bahita bavuga ngo neza ukinjira nase tubwira ukuntu byagenze kuko kuri X Raje bahamagaye bavuga ati akinjira igitego cyese kijya muri ko byagenze umuntu wabikoze ni umunyamakuru kuko urabona ejo kwa X Raje yaramamagaye ngiye gukora ndamubwire nti ngiye kureba match ya Rayon Sports na Police Esther abari ujye wenyine ngiye njya kwirebera match kandi burangiyewe byanze bikunze nta kintu kiruta Rayon Sports nubwo wavuga iti uramembe 2023 najya kwa match ubwo najyanye n'umunyamakuru twari turi kumwe yego kuko mbwe n'abantu batari babizi ngiye nayo mfite igikapu cy'umugore wanjye harimo rike bagufatanye n'inzoga hariya ntabwo bayigufata uragenda kuko ntabwo baba bashaka ngo ujyane inzoga muri stade iri mu icupa rimeneka ko bavuga iti ushaka kugira umujinya ukaba wari kubita umuntu polisi bansatse basanganamo inzoga ndababwiye polisi abapolisi barambwiye ati Nzovu ntabwo iyo nzoga yinjiza muri stade yifate uyinywe nayifashe ndayigutomera nigotomeye iranansindisha cyane kuko ni rikeri igura 4,000 icupa mita ndarijugunya mbona kwinjira bwa no kuri match sinjya nishyura ngewe ndi umusore ninjira ubuntu imita ninjira ntago njya nishyura oya reka mbikubwira ako nukavuga ibyo ngibyo wese kufana aperi harubwo ujya kureba aperi wowe genda yifana mu mutima no mu nese gufanira gufatira ikipe mu mutima nimba ufana aperi nge nzafana Rayon kandi nubwo uri umugore wanjye ntabwo uzambuza ikipe sibyo umva shyiraho nimero nguri dusabe reka guhe nimero shyiramo fe n'aba diaspora gikomeye nanjye ubami ndabagwase abanyamuntu ndavuze ati nta kizo unyiforiza urabona yuko
reka dukomeze dukore manu nyine ntabwo nahagaritse ka dukomeza uko utagiye kuzana okay reka njya mu byiza ukuri kuvuga ngo njyewe ntera ikipe ya Sport umwako ntabwo njya nyitera umwako ntabwo ikipe yacu ntabwo iri mu bihe byiza sibyo ahubwo ngiye nabonye umukino ejo yakoze yakinye ahubwo ndanayishimira ubu ngubu hari ibintu byahindutse ahubwo andi makipe atwitegura pasi mbwa dutsinze igitego kimwe ku busa ni igitego cya penalty ni igitego cya penalty icyo gitego cya penalty na teka iza kuntsinda ibitego biteye bya penalty ariko ni kwa kundi penalty igitego cyagiyemo nye nongere nshimira ikipe ya polisi izahora ku mukino wa nyuma na APR sibyo uzajya kwishyigikira ishyigikiriye ikipe polisi ngiye nta match nzajya kure buriya munsi ni ku cyumweru ariko nanone kuko ari igikombe cy'ubutwari cy'intwari nzajyayo hanyuma rero umunsi wo kujya mu rugo n'umugore wawe ni ryari mu rwagane he iwanyu iwabo se iwacu tugiye kujyayo ubu tuvugana se tugiye kujyayo right now tugiye kujya mu rugo ngiye nta kibazo ahubwo ahantu ntajyayo ni iwabo iwabo ubwo sinajyayo iwabo umukobwa we ashaka kujyayo akajyayo ariko ngewe nk'umuntu ubafitiye umukobwa ngewe ntabwo najyayo nzajyayo tuzabanza tujye kwirega mvuge ko kwirega ni ryari kwirega se twebwe nta tariki turacyaho kuko ntabwo murabimenya nk'uko mwashyize yanyu kuri 25 twebwe ni kuri 25 ntabwo tuzabihuza z'ukwa kabiri yakamwana imiti wamaze kwimuha cyangwa nibira bintu bavuze yuko kujya kwirega ngo ibintu byose ariho uzabikora nzikwa se ntibavuze ngo no kwikuzikwa se no mu murenge ariko buriya iyo ukunda umugabo no kwikwa wakwikwa ariko wabyikora ariko ngewe iwabo wa Esther ntabwo Esther akora amafaranga yiwe nkakora yanjye Esther amafaranga yiwe tuzakoresha yanjye hanyuma se we nimujya kwirega ntabwo azatanga cyo kora buriya nawe ntabwo yabura ibintu byose no gufatanya turareba urugo uko rumeze nk'ubu ngo nituramuka tugiye kwa mukecuru areba ikintu aza kugura kwa mukecuru kandi tujya kwa mukecuru nta tangazamakuru dushaka kandi nanone reka mbivuge noneho mbivuge no mu kujya kwirega itangazamakuru bagira ngo rigire ibyo rishyiraho wa undi ufite itangazamakuru azabanza atwishyure urugo rwacu kandi tuzaba tugushyigikiye ari ukugushyigikira muzabanza mu amafaranga njye ntabwo nzabishyuza wowe uzajye njyewe nta munyamakuru nshaka mu kujya kwirega atanyishyuye iyo nkuru se iyo nkuru nantwerera nibashaka bazaze bashyiraho kamera nk'eshatu ariko banze bantwerere nta kibazo ni 25 ariko njyewe na Esther ntabwo turapanga itariki iyo tariki turabejo bose ese ko mu amezi 6 natwe tubishatse twabishyira nko mu kwa 6 igihe abantu bari bayiteguye umurenge twariho tujya kwirega ariko natwe mu kwa 2 kandi mbishatse twanabatanga kuko nshaka kugenda ariko muramutse muvuze ngo mwagiye nahita mbwinde se ku maza amezi 3 twe turabejo bundi nshaka kugenda dutanze se tukareba ariko nzovu reka nkubaza akabazo ninde uriya muntu waririmbye iriya ndirimbo y'igihugu bamwitande uriya muntu waririmbye reka njye ngusubize Esther ariko ntabwo mwakize ntabwo nzi izina ryiwe uriya mugabo waririmbye indirimbo y'igihugu bafashe mu bantu bari bafunzwe uriya muntu wayiririmbye yari afungiye abantu bita ku Karubanda i Butare nibyo nzi se waramuzi gute yitwa nde yitwa niba ari Izeyimana Vedaste sasi yapfuye ariho nge simbizi nuko yari afungiwe Karubanda i Butare niwe waririmbye indirimbo yubahiriza igihugu cyacu cy'u Rwanda hanyuma nzovu turi inyuma ya kamera hari amakuru avuga ko ari umwereye yararimo abyiga 70 nge nzovu ndi umuhanga
mbangira ngo numve bandi bandwanya amagambo bavuga kuko ndabivuze yakamwana ahita avuga ngo nayanywere kwa Mutoni kandi ntabwo twari turi kumwe ko mupinganwa ko tubizi iyo umuntu aguze ikintu n'undi arakigura ariko kuki muri iyi minsi murimo kutugendaho cyane uko nukubagendaho uko nukubagendaho wowe Esther ejo yarisukishije nyura mu gikoni mbwira yakamwana n'umugore wanjye agiye kwisukisha nawe itaguhamaga ngo nawe ujya muri salo ejo sinayo nisukisha ejo twagiye mu kiganiro ejo bundi njye naranabipanze ariko nanone dusabe mujya mugira ishyari ryiza buriya mbangira ngo umugore we yakase neza n'uwanjye ase neza nitumere nk'abandi bagore nimumere nk'abandi bagore b'abasitari usanga reka mbareke simbavuze nzabavumba by the way telefone nanjye mvuge banyohereze message yaje ntago iraza ima nanjye mvuge ya nanjye nye nyamabo teginze ndebe nyamabondo reka ndavuga nyuma y'ikiganiro ngiye nkunda akazi Imana reka ndangiza akazi waretse ni ari kuvugana na yakaka reka twangize ikiganiro cyacu rata wewe muraza kuvugana cyane guhamagara kuri telefone yawe hanyuma nta nimero zanjye afite waba uri kubana na Nzovu ufite imigambi yo kumusenya aba nabashaka reka mbikubyiza ukuri nabashaka gusenya urugo rwanjye ese nubwo Esther yagenda yabivugana na Noheli niba abantu baba bashaka gusenya urugo rwanjye sibyo ariko Esther abwo abo bantu ngenda biyamye bashaka gusenya ingo z'abantu ubwo ranjye ruwabyutse amamagara ngo nandangira akazi hehe mu Bubiligi ibaze umugore wa Kamwana batanye kumamagara ngo hari umuntu ugiye kumurangira akazi mu Bubiligi yaje amafaranga ntago mana yawe reka dukore nguyu dusabe mubwira rero message reka dufite gahunda twari dufite ahandi tugiye yacu ako nukera amafaranga wazana amafaranga wakatinze ukoko ubu yaje message umugore wanjye bamwaje amafaranga amwizana amafaranga amadolari utonde ndebe kandi bari kuyareba ndi kureba telefone yagusa uhita umuma nanjye muvugisha itarazima ngave yakute ngo nawe mwereke umugore wanjye nanjye narashatse kwa yakinwererano zimaze dukomeze intwererano kwa yakuri kuzumva ntago araza kuzumva ko zawe ariyo barashaka kukwicisha bashaka kucisha umutwe ariko reka mbabyize ukuri mu kwirega bisaba amafaranga sibyo kwirega nibura twebwe ntabwo tuzagenda nk'iki niba dukeneye nk'imotwe nka zingahe sibyo imotwe nka zingahe twebwe ni purane nibura njye nzatumira abantu bakeya nzavuga hari abazaba baherekeje Esther nanjye abamerekeje njyane umuntu uvuga ikinyarwanda sibyo manasi niwe uzagenda none njye nkeneye imodoka ebyiri nibura ntoya ntabwo nzajyana mu barenze erega buriya kuko twebwe nituvayo tugeze mu rugo reka nzajyana ya Kamwana Noheli ntabwo tuzamujyana Noheli ntabwo azamerekeza mu cyo kwirega njye ndabyanze Noheli ashobora kugera iwanyu akavuga biriya bigambo byiwe ashobora kumujyana oya reka mu bantu nzajyana harimo umugore Nyamabondo harimo Subutu harimo n'umugore wa Yakamwana na Yaka na Fisi batanu na Manasi Nyarudindi ntago namujyana Nyarudindi se ubwo gutumira umuntu cacaka Nyarudindi se nimujyana mu bukwe hari ubukwe azagira akabyira ngo we wabyumvishe Nyarudindi ni umujyana mu bukwe we hari ubukwe azagira ngo natwe oya genda oya mu ndeke abo nzatumira ndabazi Noheli ntabwo yaza mu bukwe bwanjye ceceka ukisataza mu bukwe bwawe ceceka mfite aho nzatumira yese ko nzamutumira wowe uzamutumire nta kibazo ntabwo cyawe tuzajyana nawe se hehe nintumira Noheli uzamutumire mu bukwe bwawe
waruvuze dusaba tutamwumvishe yabivuze Ya umugore wa Yakamwana Yakamwana yasaze kwa amafaranga. umubare w'ibanga wanjye ntawe tubivuga mu ibanga Urabuze fe. ibanga rikomeye cyane dusa uzi yakaraye mu rugo yakaraye mu rugo Amakuru mfite ntabwo yaraye mu rugo. yaraye hehe Ntabwo yaharaye. Ni nabwo mwiyunze mu gitondo. twiyunga se kuko ataharaye Amafaranga yabagezeho yaka. Cyanyamabondo yagusajije bakubwiye amadolari. None hari uwamvugisha ibyongeza ntabyo nzi. Ngo nayatwa ngo nzovu ngo kere. Tagwise koko. reka mubwira hari abadiaspora batanga amafaranga hari n'ababagira ngo biruhuke Nk'uyu mugabo ushobora kuba duhamagara hano mu mujyi wa Kigali. nuko bakinisha ubwonko bwayo Uyibaza umudiaspora ukubwe arambwiye ngo Nyamabondo ngo amibihumbi 10. Ese Nyamabondo sinzi. Abwo bagira ngo dutenye kuri Nyamabondo tumwatake tuvuge yuko cya kibanza yubatse Kayonza ashaka amafaranga yacu anyura kuri Nyamabondo akayarya sivyo. Buriya bintu njyanga kubi. Umudiaspora uba hanze Tema kuganira nyine. Tema kuganira ko wegira umushinya kugira ngo dukomeze sivyo. No kuri kwimana ninjoro nono hari wamvugishije nimba ari ijoro ry'ejo bundi ambwiye ibyongeza ntabyo nze ntabyo ngi afite 1-5 nyuma njyamba nzifite muri telefone z'aba diaspora sivyo. Mwaba diaspora mwe mwita ngo muba muri Amerika kandi muri Kigali mukatubeshya ngo ibihumbi 10 hano mu Rwanda baduha amafaranga baduha ibihumbi 100 mwaba diaspora mwe warugiye kubena amabanga uvuga uti ndabizi neza niyaharaye ngo niyaharaye niho twari tugiye indi ngo mu gitondo impamvu bavuga ngo niyaharaye nuko imyenda ejo yari yambaye bura niyo yongeye kubura tumubonye ejo ko twakora yari yambaye Yakamwana amaze iminsi afite irashati yajyaga nyurira ngo nzovu ngo nguma mu ipantaro imwe we ishati imanyemo imisi ngaye nkawe nimba umugore wa Yakamwana kuki utamwita iyi shati warayimugure kuko ni ariyo yari yambaye ajye esaze ipantaro isaze gutese iyo shati wo ntigusazeho uzima ina pantaro imusazeho se njye ntabwo nzi ipantaro hasi njye hejuru namugore ko hasi sinamenye uko yambara none se naguze ko umugabo wawe areshya abandi nawe wazamenya ko ipantaro ingufu ukangura imyenda ngo nzajya mu bana y'imyaka 15 ipantaro Nzovu niyo bamworeje muri Amerika umuntu John basi baze riba reka mubwire zafuraga ashaka gufata amafaranga nakora sport yamuha nagashaka kumwata amafaranga ujye kungurira imyenda ariko sport igwa umupira cyangwa urawigurira fata amafaranga yaseje kureba utwenda ugomba kumpa amafaranga ajya kugura nagahinja bagiye kugura zo kuratana yakanaga ajyamo amafaranga ngo wowe uramugura kuko umukunda iyi shati yavuze ko wayimuguriye nzo wajya mu bantu b'abagabo iyi shati ariko nawe iyo shati imazemo nk'iminsi nk'itatu uvugisha ukuri yaka ujye uvugisha ukuri irameshe ejo ntabwo yari yambaye n'izi nkweto byose nibyo yari yambaye turebe mu kiganiro n'amasogisi nari ejo nari ntihari nambaye kukubwira ubururu nari nambaye asa n'umupira wa Nzovu ejo ejo nari nambaye ubururu ntihari kukubwira ngo wambaye amasogisi turabireba ako dusabe vugisha ukuri akira shata umugabo utinya imana nambaye umukozi ntabwo yafuze ndayagira ayo masogisi natatu ako igihumbi dusabe ajya kugura utinya imana urasenga ni amasogisi nambaye Yakamwana cyakora ufite umugore wambara deshirisha ari umustar Nzovu ngo ari mu bubure ari mu rukundo rw'abu ariko ergo umugore wanjye ni umusitari ahubwo dusabe nagaramenya kwambara kandebira ntabwo nabyambara ni umubyeyi se hari umwana afite ni umubyeyi biterwa n'ibintu umuntu akunda hanyuma Nzovu ese muri ababyeyi ba Nyabingi ko cyane bavuga ngo hari umubyeyi wa Nyabingi bakamuterekera bagafata udusambi izina rya Yesu iyo umuntu yageraga kwa Nyabingi ku mubyeyi toka shitani mwizina reka tuvuga ngo mwebwe izina rya izina Yesu rya Yesu saba izina rya Nyabingi murayizi mwebwe Yesu Nyabingi yaturutse ahantu bita mu Ndorwa
ngo biroro ndebe nyirabihogo nyabingi yarebaga gutya uziyo yarakaye abameze nka nyabingi cyokora yakamwana ntago turi kumwe ni inshuti ndamukunda yaka nuko no mugore wanjye njye naravuze ngo yaramubajije ngo harimo amafaranga ni gisiraje abivuze ariko nose nori ni umunyamakuru aho kuki ijambo nori riza buri kanya ntago rero wabimbaje nori yakamwa ndahari nori nta bwenge afite bwo kumbaza cya kibazo kuki ugarura nori vuba nzofite aravuze ngo njyewe yakamwana yakapfe cyangwa mfite umugore yapfa njye nakuramo yakamwa nukuri kuma yaka ntacyo buri wese n'ibitekerezo bye yakamwana ashobora kuba amukunda atangwa yaka nukuri ko nongeye mbisore wowe uri indyarya yaka yaka nukuri ko mu muriro nakurokora yo mu ijuru nanarahe erega umugore ni kwa kundi none se reka nibaze ikibazo reka nibaze abagore ko ari babi reka mbaze abagore Esther ako gatoki nakakubusha gutunga umugabo gutya ako gatoki oya ntabwo nzagutunga ngenda kwa nk'umugore wanjye sibyo reka nibaze abagore babiri ari nyina w'umuntu n'umugore wawe mama w'umuntu enda nka mama wanjye enda n'umugore wanjye bakavuga ngo umwe apfe mwahitamo hapfa wowe hapfa njye wowe ubajije nkaho uravuze ati ari umugabo wanjye na mama wuwe aravuze ko njye wapfa uzi impamvu uze ko njye wapfa nibyo koko wewe watushaka undi mugabo nanjye rero nanjye mama wanjye nanjye Esther bavuze ngo mama wanjye nawe hapfe mumwe wapfa ukagenda mama wanjye agasigara kamwe undi nkashaka undi mugore sawa rero sawa umugore yaje kandi nyina w'umuntu injangwe n'imbeba urangiyeho nanga imbere y'Imana nanga mu kiganiro umuntu utukayaka amutwa ku babyeyi yaka n'imfubyi nta mama we nta papa wiwe buriya iyo mututse hari ibintu baba bamwibutsa sibyo nka cyanoheri yo kimututse ari amagambo aho kuki gihe cyose ukigi cyanoheri kuki gihe cyose ukigikirana hari ikibazo nzavuye kwashije n'ucyo kuki buri gihe mu kiganiro uzanamo Noheri wese kutamuzana ibintu byose ngo ni Noheri neza ko utarazanamo yakamwana kuki utavuga yakamwana se hari ibindi dupfa nuko utaramuvuga nabi usibye ejo ndi wamuvuze ngo ari muri toilette yitambukiye agiye kunyara aravuga ngo wowe uravuga ngo uramusi bwo yaragiye kumindukiza koshya niki birisereye koshya idahiri do nukuri kw'Imana yaka ni uri hano yaragiye kumindukiza ni kamyo se inshuti yanjye ako yaka nanjye nzahindukize dusabe yakamwana turavuze reka mwereke yakamwana sona avuga ati yaratambutse ariko nawe wa mugore we kuki udakinga urugi rwo kuri toilette yakamwana yaratambutse aratambuka areba gutya yamaze nk'umunota umwe areba gutya arakomeza rahire nana prudence se yaza agasanga nasinze n'abaye kandi reka mbikubwiye dusabe yakuva mubwire ujya wikingira reka mbikubwize ukuri ukunda kwikingira mana undi uri muzima none kandi wari umwinukije ese undi aguhindukiza umugore wanjye uravuze ngo wajya ngo waroze indaya umugore wanjye ntabwo ari indaya ariko dusabe kuva yakamwana yarabikoze ku mugore wanjye ngo agiye kumuhindukiza nk'uhindukiza yaragira ngo ese uri imodoka wowe abahindukiza noneho dusabe njye sinzaguhindukiza yagiye kubona mbona noneho cyo koza amara Imana irinde yakase urwaye sida kuko uri kwimwanduza irinde yakamwana ntabwo yakwibuka kondo mu mani hari kuko nagiye kubona nanjye yaza agasanga nasinze akamindukiza kuriya mwaye kutamukoreraho yakamwana yaba arwaye sida akayikwanduza cyane waba wirwaye ukamwanduza ako tuyivugisha ukuri Esther kuki aya reka mvugisha ukuri uri hano hafi yacu
reka mvugishe ukuri yakane wari ubindukije neza kujya ujya muri toilette ntufunge yari zaba mama ahubwo nzofasa nuza yakaza nkurikije yaje nkurikira ura yaje nkurikira abonye fashe umwenda kujya guhindura ariko umusazi uri ngo yabonye ankurikira yagiraga warebye amatako y'inzobe reba Yesu umugore usanzwe umuzi reba amatako afite umuntu utamuzi aba yakaba murenga njye sinakurenganya kariya kantu avuga ngo ko guhindukira ahubwo we shaka guhindukira ngo ameke inyuma yarabivuze mu kiganiro Esther ubwo ngo hakinyuma ko inyuma se bagatanga ubwo ngo hakinyuma ubwo mwarasoza ago tureyaka nimba ibyo nimba bikoze ku mugore wanjye ariko kuri dusabe njye ntago dusabe uri iwacu Butare nzakubaha ngewe yakamwana tuzasangira agapeti mitsingi dusangira kanoresi ntago tuzasangira umugore ku buryo njye nazo kugutereta dusa do